message ndumva nanayigenera umugore wasabye anyumva ahantu ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. No, umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahantu ajye mu ruhame, bamuhanire mu ruhame, ntago ari igicibwa, nta kosa ritababari. Yavuze ngo turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe tuyasangira n'abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Urumva ko uyu mugore mu by'ukuri aramukunda. Yavuze ngo ndakunda papa. Mu by'ukuri ushobora gutekereza wenda ko umugore we atari buze kumubabarira, ariko umugore we ngira ngo yumvishe message ya Yago amugirira imbabazi, amugirira ikigongwe. Ese uyu muntu witwa John waje gufata video Sabe we yungukiye he? We yungukiye he, yaragamije iki? Bamwe rero bakavuga ko uyu nguyu witwa John Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza. Ni Big Town TV, nitwa Patrick the Entertainer, mbanibereye hano nkuko mugenda mubona klima ya Nyarugenge kabisa, ibigenda bimeze neza cyane. Aho nabo dukurikira rero mu bice bitandukanye, nyamuneka hirya no hino ku isi tubasuhuza kandi tubayikaze mu biganiro bitandukanye bitambukano umunsi ko wonde tubana muri stories zitandukanye. Nyamuneka n'undi manje kugira ngo twiganire ko birimo kuvugwa by'umwihariko kuri imihanda tuba turiho, by'umwihariko kuri ino mihanda ibiri hano hirya no hino ku isi. Ese n'ibicyuya bivugwa hirya no hino mu binyamakuru, nibyo manje kugira ngo twiganirire gatano kuri gatano. Yitwa Mike, ari ku majwi ndetse n'amashusho meza cyane atambukano kuri Big Town TV. Yitwa Sabe, yitwa Murungi Sabe. Amazina ye nyakuri yitwa Munyengabe Murungi Sabe. Uyu nguyu numwe mu bakoze itangazamakuru igihe kinini, yabanje kwandika aca ku Nyarwanda, aca ku Gihe, aza kuri YouTube channel ye iba successful. Ariko uyu munsi none ndamutse mvuze ko ngira ngo isi yamwihirikiyeho, nabansa naho nari kure y'ukuri. Tujye kuganira iminota itari myinshi. Tuganira iminota itari myinshi ariko itari na mukeya, bitewe nuko umwuka wera agenda tuyobora. Ese Murungi Sabe wenda kuba yasebye ibyo yasebye, kandi biya ni ibintu byaba kuri buri mugabo wese, ahubwo se ni ibiki byiriwe mu bitangazamakuru? Benshi bakomeje kugenda bavuga bati noneho uru rugo ruratandukanye n'ibiki, ariko nshimira umugore wa Murungi Sabe yaje kubyitwaramo neza. Ariko gatoya mbere yuko wenda nshimira umugore wa Murungi Sabe, reka wumve icyo Yago, ubutumwa Yago yageneye no muryango mbere yuko uwa Murungi Sabe agira icyo atangaza. Ese Yago yatangaje iki? Reka twiganirire. Tugiye kuganira rwose. Reka wumve bya Yago. Iyi message ndumva nanayigenera umugore wasabye anyumva ahantu ari ntazasenye ngo kubera ko. Iyi message ndumva nanayigenera umugore wasabye. Yago yaravuze ati hano mfite message ngomba kugenera umugore wa Sabe. Anyumva ahantu ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. No, yaramubwiye ngo nazasenye kubera ko hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Reka tugiye kwiganirira, unega amatwi tujyane gake gake. Baka umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahantu ajye mu ruhame, bamuhanire mu ruhame, ntago ari igicibwa, nta kosa ritababari. Yago arimo aravuga ati nyamuneka ngusabe wa mugore we nuzasenye. Nyamuneka ibyo umugabo wawe yakoze ntago ari igicibwa, ntago ari iki. Ariko se koko uyu mugore yaje guhita yumva Sabe? Reka noneho tujye kuri Instagram y'uyu mugore wa Sabe. Amazina ye nyakuri akaba yitwa Raisa Murungi. Yaje guhita anyarukira kuri Instagram ye, apostinga ifoto ari kumwe n'umugabo we. Mike tuno duchat ndatumaze kuturambikaho. Yavuze ngo turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe tuyasangira n'abandi. Umugore arababaje, umugabo udashobotse. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Urumva ko uyu mugore mu by'ukuri aramukunda. Yavuze ngo ndakunda papa, ashyiraho inyuguti ziri muri abbreviation cyangwa se abbreviation z'abana babo babiri, ubwo ni mu ncamake uko bitwa. Hanyuma Sabe nawe ahita aza aripurayingaho, ashyiraho umutima. Arimo Clapton Kibonke avuga ati umugore nyawe. Mu by'ukuri uyu ni umugore nyawe. Si kenshi uzagera mu bibazo ukabona umugore acyakunambyo.
ubonye nk'iriya video y'umuvandimwe Munyengabe agenda asesera mu bikuta, mu by'ukuri ushobora gutekereza wenda ko umugore we atari buze kumubabarira, ariko umugore we ngira ngo yumvishe message ya Yago amugirira imbabazi, amugirira ikigongwe rwose. Sabe rero yaje nawe gupostinga, urumva, yaje gupostinga. Ese yapostinze iki kuri Instagram story ye? Nkuko mubibona yashizeho umugore we, yanditseho ngo iki, yavuze ngo mwiza imbere n'inyuma ndagukunda Raissa kabisa. Umva noneho ko abantu bari babateze iminsi bumva ngo bagiye gutandukana, noneho urabona ko nibwo urukundo rwabo noneho rutangiye mwenyewe, nibwo bitangiye nyirizina mwabavandimwe mwe, nibwo bisa naho bitangiye. Ariko se koko Sabe uyu nguyu n'umugore we byagenze bite kugira ngo ino video ifatwe? Yanyirije kuri Big Town ashize nk'iminsi 2 cyangwa 1, sibone minsi kuyibara bigoye. Mubona ikiganiro cyangwa se witwa Ngwino Ndebe afite telefone arimo gutypinga, ariko afite n'umuntu urimo kumubaza. Ibyo bintu murabibona neza cyane. Avuga ati ndaje nako mwabonye no kwa Dekate. Ubona ko arimo yandikira na Sabe mu nzu imbere, azi ko hanze bimeze. Abantu bamwe namwe bakavuga ati Ngwino Ndebe uyu nguyu yafatwa nk'umugambanye bitewe nuko yarimo avugana na Sabe arimo imbere kandi arimo kuvugana n'umuntu hanze. Ese uyu muntu witwa John waje gufata video Sabe we yungukiye he? We yungukiye he, yaragamije iki? Bamwe rero bakavuga ko uyu nguyu witwa John yaje gukundana n'uwitwa Ngwino Ndebe, baje kujya mu rukundo. None akaba yarababajwe nuko witwa Sabe wenda yaje kumutwara umugore, bikaba byaramubabaje cyane nuko witwa Sabe yaje kumutwara umugore. Ibyo ngibyo bigatuma nyira agomba kurekura rokete akazirekura anyuze kwaya gutumvikana na Sabe. Ariko se ubundi mu buzima busanzwe habaho ibisebo bingahe? Ese ibyo bisebo byose Sabe yaba yarabisebye? Reka twumve icyo bivuga. Amoko 3 y'ibisebo. Hari igisebo ugira mu ruhare. Amoko 3 y'ibisebo, ati hari igisebo ugira mu ruhare, kujya guca umugore wawe nyuma, ni igisebo ugira mu ruhare. Abantu tuge muri comments. Hari igisebo uterwa n'abandi, akaba igisebo uterwa n'abandi, nk'uko umuntu ashobora kwifata, nk'uko nka Karara yaje akifata, mu by'ukuri bikarenga gusesengura, ahubwo agahabika umuntu witwa Sabe, urumva, akamuharabika byemewe n'amategeko. Hari n'igisebo karemano. Ibyo bisebo, igisebo karemano nicyo cya gatatu. Ngiye kubikubwira ukuremo icyawe wowe. Hari kimwe rero wasebamo? Hari cyo nasebyemo, cyo nagize mu ruhare. Sabe yahise abaza uyu mugabo ati se ari igisebo wari wasebamo? Tugenda gakeya, turimo dushaka tujyana gakeya mukagenda musobanukirwa, ntabwo ndi bakora iminota myinshi, ariko uzagenda umurikirana kuri Big Town TV uzagenda usobanukirwa. Turaza kugera kwa Ngwino Ndebe ubwo yari kumwe n'umugabo we bari gukora ikiganiro kwa Sabe. Wumve ko bino bintu bitaje vuba, uwo mugabo yabanje gukeka witwa Sabe. Reka twumve Sabe niba yarasebye. Nagisebye pe. Nta kimwe nasebye. Sabe we yahise avuga ati ngewe nta gisebo nasebye. Benshi bakavuga ati Sabe yavuzweho ibintu byinshi, yavuzweho gusenya ingo z'abandi, yavuzweho ibiki. Sabe nta gisebo atasebye. Ese kuza gusebya Sabe biraza kumara iki? Ko n'ubundi we yivugira ko nta gisebo atasebye. Murungi Sabe. Hano hari Twitter, tunaza kuduha mayika tutwifashisha. Murabona ni Twitter iriho Ngwino Ndebe n'umugabo we. Cyo bagiye gukora ikiganiro kwa Sabe. Bakavuga ngo iki ni ikiganiro Sabe yakoresheje Ngwino Ndebe n'umugabo we bataratandukana. Umugabo wa Ngwino Ndebe ati uriya Sabe ugaragara ni mwiza, ikibi nuriya Sabe utagaragara. Disi uyu mugabo ubanza yari yaratangiye gukeka ko Sabe asambana n'umugore we, maye nyitabira umuntu. Murangire ni wumva ari w'ingenzi. Urumva? Wakibaza ngo Ngwino Ndebe uyu nguyu umugabo rwose yaratangiye ikiganiro cyiza namushima, avuga ati waradufashije n'ibiki watugiriye neza, waradufashije. Mu by'ukuri Ngwino Ndebe na Sabe urebye neza ugacunga ubona ko ari abantu bari close, bamaranye igihe. Uretse ko Ngwino Ndebe ataje kumubanira,
ntiyamubaniye yaje kumuhemukira. Impamvu ni iyihe? Kuba Ngwino Ndebe arimo gutayipinga kuri telefone avugana na Sabe urimo imbere abizi neza ko ari kumwe n'umuntu hanze, kuki se atamuretse ngo agumemo imbere? Kubera icyo atamuretse ngo agumemo imbere? Reka twumve, turagenda gake gake, reka mwumvishe amagambo uyu mugabo wa Ngwino Ndebe yabwiye Sabe mu gahinda, nijwi wumva rifite agahinda. Mwabavandimwe mwe, buriya iyo umenye ko umuntu agusambanyiriza umugore, turuti yanjye tuvugisha ukuri, sha ntago bikunezeza. Iyo umenye ko umuntu agusambanyiriza umugore, ukuntu nyine kubyakira bikugora. Reka twumve uyu mugabo ubwo yari mu kiganiro na Ngwino Ndebe ndetse na Sabe Murungi Munyengabe. Buriya ari umuntu tubona ari we Sabe turi kubonana imbere yanjye, ariko hari n'undi Sabe utagaragara. Yaravuze ngo hari Sabe turimo kubona imbere yanjye, ni umuntu ukoresha ibiganiro bazi, ariko Sabe utagaragara ni umuntu washenye ingo wazimaze, ni umuntu washenye imiryango. Abavandimwe mwe mandimo kwinterpreta kana kavido ndaza ko gashyireho. Uriya Sabe utagaragara niwe ugoye. Aturiya Sabe utagaragara niwe ugoye. Ese kubera iki uyu mugabo yavugaga aya magambo? Yari yaratangiye kugukeka. Buriya bajya bavuga ngo umuntu ahisha ntago watwika inzu ngo uhishe umwotsi, kandi nta ndori ivugira ubusa ku musozi. Hari Sabe uyu nguyu mureba, hari na Sabe utagaragara, ariko Sabe utagaragara niwe ugoye. Ibyo bintu namwe mushyire mu nyurabwenge, mwumve ikintu bivuze, namwe muzi ubwenge. Uriya Sabe utagaragara niwe ugoye. Kuko ntabwo uzi icyo atekereza. Umugore yarimo yisetsa rwose. Ariko se ko urebye wenda hano ni ndashima pe. Ariko se mu by'ukuri ikintu kiriho ni kimwe. Umuntu witwa Murungi Sabe nakomeje kugenda mbona abantu bahererekanya amakuru n'ibiki batese nyamuneka Sabe uyu nguyu ubu ngubu bazaza asaba imbabazi. Batese nabonye numvise ikiganiro mu gitondo cya Angeli Mutabaruka ndetse na Kensi bavuga bati genda gake, Sabe nta cyaha yakoze, bamufashe video yiruka, ahubwo baramuhohoteye, akwiye gushaka umwavoka akabarega. Niba yaranasebye nyine byakira icyo gisebo cye, ariko ashaka umwavoka ariga abantu. Mwibaza nise wamuganiye ibindi bintu ni haba harimo abazabigwamo? Ibyo ni ibintu ushobora kwibaza, mu by'ukuri igisubizo wenda ukaba wakibura. Bino bintu bya Sabe ntekereza ko ni ibintu byo kwitondera, ni ibintu byo kugendamo gakeya, kuko bishobora kuzaba bibi cyane. Rero abantu bose bafite internet, abantu bose telefone zabo ziracanye zirimo umuriro, barimo baratekereza ko ngo anytime nabona amakuru mashya. Ni muri cyo kintu gihari. Naho nyuma baravuga ati ko se Sabe zino video witwa John avuga ko yafashe za Sabe muranamwumva mwijwe kambubumvisha. Niba numvise ikiganiro cyitwa John, umva amagambo yabwiraga Munyengabe, amubwira ati Sabe waretse ibyo bintu, kuki zino video yarazibitse akaza kuzisohora. Bivugwa ko impamvu nta yindi ni uko uyu mugabo witwa John nawe yakundaga Ngwino Ndebe, ariko akaruta kandi karakamera, bikarangira Sabe nyine amubirinduye. Ajyana bakiridikanya ngo yisi Sabe mwana. Nkugira inama wabivamo Sabe. Yaramubwiye ngo nkugira inama wabivamo Sabe. Ese byo bivuze ko ari ibintu yari amazemo iminsi? Wewe munakubwiye ngo nkugira inama wabivamo, what does it mean? Biba bivuze ko n'ubundi uwo muntu ashobora ko wenda asanzwe abikora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akaba ariyo mpamvu wenda ushobora gusanga umuntu avuga ati nkugira inama wagira gute wabivamo. Brale imihanda yanyereye, ariko ubona ko abantu benshi sinzi impamvu wenda izi nkuru z'uko Sabe wenda yafashwe asambana. Nubwo nge nabonye asohoka mu nzu, sinabonye asambana, sinzi ngo mu nzu yaragiye gukoramo iki, simbizi. Ariko ubundi ubanze wibaze kino kibazo. Kubera icyo abantu bashimishijwe nuko Sabe yafashwe asambana, nuko yahemukiye abantu benshi,
question mark. Uze kujya muri comment wibaze ngo kuki mwanejejwe no kubona umugabo mugenzi wacu mugenzi wanyu yafatirwa mu cyuho. Nabonye abagenda bavuga bati Sabe amafaranga afite uriya siwe, ariko mu by'ukuri byawe ari ukwirengagiza ukuri. Uvuze kuri atari Sabe, ahubwo uze kwibaza ngo yagowe afitanye uwuhe mubano n'abantu bamufasha gukubita hasi abo bahanganye. Ingero zirahari. Yazanye umujene avuga ko yakundanye na Brian, ibyo murabizi. Numwe mu bantu bagiye barifata baricara igihe cye ashyira ibintu ku murongo, afite utudetaye twose ku buryo bizagorana guhangana n'umuntu witwa Yago. Nibyo witwa Fata ku mavuta yagize kubaza Jihad ati ese uru rugamba ubona uzarushobora? Icyo nabwira abantu wenda ni kimwe, nuko buri wese agira isaha ye. Isaha y'umuntu iragera bro, bakakwanika. Isaha yawe nka Jihad iragera, ifirimbi ngo yagiye hanze bakakuvuga bikarangira. Isaha yawe nka Brian iragera ngo wagiye buri umutinganye igihe cyawe kikarangira. Isaha ikagera Yago n'ibiki igihe cyawe kikarangira. Sabege nawe kizarangira ki? Ahubwo akibaza ngo wenda mu barimo gushyashyariza no gukwirakwiza izo video, aho ujye utekereza ko nawe igihe cyawe kizarangira. Uramutse ubitekereza ntekereza ko wenda utakwirakwiza izo video, kuko nta ntungane turimo si ugushyigikira ibyo yakoze, kuko uba ufite umugore. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje pe, ni ibintu tutanashima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kwanza reka tubanze twibaze ngo ubundi intandaro y'ibi bintu byose yaje ryari? Sabo nguyu wari umugira neza afasha abantu yaje guhinduka umugome gute? Buriya kimwe cyo mugomba kumenya, umuntu ni mugari. Ngiye mubona wa hano ubwo mbihuze najyanye n'ibya Sabe, uyu mubona Patrick siwe Patrick, hari undi Patrick urimo imbere ye. Uwo nguwo ni wa wundi utari kuri kamera. Ko kuza wenda nkavuga ibintu nkaberereka ngashyiramo amarangamutima yego, kuko ndi umuntu mfite abantu nkunda, nanjye mfite n'abo nakunda. Ibyo ngibyo rero byose ikintu kibibaho ni kimwe, nuko buriya ikintu kigoye byonyine kumenya nuko umuntu wa nyawe n'uyu mutabona. Niwe uyu mutabona niwe wa nyawe, ni nawe ingenzi. Ubwo ibindi byose mubona hari igihe wenda biba ari uguhangika, hari igihe wenda biba atari ukuri, ariko nyine ngiye wa nyawe n'uriya nyine mutazi, n'uriya mutabona. Mbega rero kumenya ngiye wa nyawe kuruta kumenya uyu nguyu nyine dupretinga kubamo. Imyidagaduro yacu irimo ubugome, irimo ishyari n'ibiki. Abo bose bavuga ko birimo nabo barabigira, niho hano noneho utinyira. Abo bose bavuga ko babirimo nabo barabigira, nicyo kintu kikubabaza, nicyo kintu kibabaje. Ko abo bantu bose usanga bavuga ngo imyidagaduro yacu irimo ishyari, imyidagaduro yacu irimo ibi n'ibi, nuko nabo babigira. Niho navuga ngo uyu muntu w'imbere niwe w'ingenzi, uyu muntu w'imbere niwe muntu wa nyawe. Buriya benshi mubona kuri social media bariyorobeka, benshi mubona kuri social media nyine n'abagome nyine nkuko bivugwa cyangwa se nkuko mubyumva, ariko ngiye wa nyawe n'uriya mutazi n'uyu w'imbere. Ibyo nababwira wenda kuri ino case yitwa Sabe, ariko nabonye abantu bakomeza kuduta kuri ngwino ndebe, kabase ngwino ndebe we ni gute yabwiye Sabe ngo sohoka kandi abizi ko ari kumwe n'umuntu. Ese uwo muntu wenda yamubeshye ko agiye? Ese John niwe kwihimura asohora video za Sabe kamusigira imikoro 3? Ngwino ndebe koko ubona ari umugambanyi kuba yarafashe video cyangwa se yarabwiye Sabe ko agomba gusohoka, yasohoka akagwa muri kamera ya telefone. Icyo ni icyambiro kibaze, uze kuduha comment yawe.
icya kabiri uyu mugabo witwa John wakoranye ikiganiro na Yago ejo cyangwa se ejo bundi bitewe n'igihe ikiganiro cyacu kirimo cyo kugeraho ibyo yavugaga ko waziranye nura mukobwa n'iki gufata video byaro kwimura kuri ngwino ndebe bagerageje gukundana bikanga bikarangira ari indobo amakuru angeraho. Ikindi tuvuye kuri John tuvuye ku gufata video noneho ukibaza ngo yawe uyu mukobwa ngwino ndebe yakundanye n'uyu nguyu John wenda John bakaza kumwaka rero impamvu yashatse gushyira hanze video za Sabe. Ese koko uyu Sabe wenda mubona yego reka twemere ko ari we nubwo ari nabavuga ko atari we arundi basa ariko se kintu mwibariza gitoya ko Sabe yagaragaye yavunitse bakaba ko yasimutse igipangu namufashe video asimbuka bakongera bakafata Sabe asoka mu nzu ko nawe urerekana video arimo imbere ngo turengo yakoraga ibiki kuki turimo kwemeza ko imbere yasambanaga. Je ni bibazo ushobora kwibaza wenda igisubizo ukakibura cyangwa se ukanakibona. It depends. Ngibyo. Ibindi nabonye reka wenda mbisome. Nabonye umukobwa witwa DJ Sonia muramuzi. Umukobwa nawe uri mu bazamuka utabizi cyane ariko ari mu baragerageza. Nawe yasigaye muhawe utuntu two dutarama muri za arena na hehe. Naje gutungurwa no kubona Twitter ye. Abantu bavuga ko ngo afite video, ari video ye ngo yasohotse yambaye ubusa. Ibyo bintu maze no kubihaga ngiye nababeshye pe. Bikuru by'abantu bambaye ubusa maze kubihaga sinakubeshye. DJ Sonia yanditse kuri Twitter aba ngo nimba uzi ko uri mu bari gukwirakwiza video yanjye wigaye pe. Ashyiraho agafoto ke. Hano kuntu yambaye nyine. Bana ko yagitunaritse. Noneho abantu bavuga se DJ Sonia nawe koko video ye yabiri hanze. Ese yaba ari wamwitiriye akitira no Twitter akaba ariyo mpamvu wenda akabashaka kumushyirishamo nkuko mu twabonye Twitter yavuga ngo uri asi Sabe nyuma tukaza kubona undi uvuga ngo ni Sabe. Mu by'ukuri niyo mpamvu wenda n'umuyobozi muvugizi wa RIB tumushimire akomeza kugenda twibutsa ko hari ibyo kuvuga n'ibitari byo kuvuga kuko ngo gukira nka video hanze umuntu yambaye ubusa n'ibiki ukumva umuntu yakoze Twitter agahita yimba Twitter y'uwo muntu mwabonye Twitter yitwa Murongi Sabe avuga ngo uri ntago ari Murongi ngo Yago mfite imiriro yawe ndaza kuyikuramo ugasanga umuntu ahimbye Twitter muri iyo situation hari akabona nabo followers ari ugasanga akomeje gukwirakwiza ya makimbirane cyangwa se ya matiko nk'umuntu yaje gukora Twitter imeze gutya bivuze ko wa muntu nyine confirm ko ari Sony ko yavuze ngo video zanjye nyamuneka wowe urimo kugenda uzikwirakwiza cyangwa se uzisharinga wigaye aba confirm ko zihari kandi mu nyukuri tuzi niba ari Sony cyangwa se atari nawe yashobora no kuba wenda ari nawe ariko nitubizi rero reka mvuge ngo wenda nyamuneka pay attention abantu bitonde bamenye ibyo kuvuga bamenye ibitari byo kuvuga byose bizatuma nyine imyidagaduro cyangwa showbiz yacu ikomeza kuba on top kandi n'amatiku cyangwa se amashyari agenda avamo nk'uko bamwe bagenda babivuga nicyo ngira ngo wenda nababwira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko se nanone ibaza iki abantu bavuga ni iterambere nyine iterambere ryaraje network yariyongereye 5G iPhone 16 nabonye izasohoka ku wa mbere urumva technology nyine iragenda yihuta ariko si uko yihuta natwe ni nk'uko twihutana naho nayo dusiga umuco uze kwitekerezaho ikindi nababwiye wenda ejo kanongera nyibasubiriremo nujya gukorera umuntu ikintu ukaba wenda uzirikana cyangwa se wibuka ko uwo muntu ashobora nawe bigukoreye wababara cyo gihe uzagiramo duty uzagiramo tolerance vuga itari ko se ko ndimo gushyira hanze video y'umuntu wambaye ubusa ngewe ayishyiriye hanze byanshimisha niba ikintu ukorera mu mwiherero cyangwa se mu mwijima wagikora n'ahagaragara uri mukuri rwose komereza aho pe ariko niba ikintu wakorera ahagaragara utagikorera mu mwijima wayobye
niba ikintu wakora mu mwijima utagikorera nabwo wayobye. Kambwira abantu ngo nyamuneka tuve mu buyobe, tumaze iminsi tubona video z'abakobwa bambaye ubusa, abagabo bambaye ubusa. Sha turabihaze pe. Turabihaze nyamuneka turabihaze pe. Turabihaze. Nyamuneka mugerageze mwiha agaciro. Umukobwa kera yarangwaga n'indangagaciro za kirazira. Akaba hari ibintu atakora, akaba hari ibintu yigengeseraho. Ariko uyu munsi none umukobwa yambwiye ngo musure cyangwa se tubonane, mugiye kumutega kamera cyangwa se ngiye kumutega video. Mu by'ukuri wowe ugiye ahantu bakayigutega byakunezeza. Icyo gihe rero, icyo gihe nuzirikana ko wenda umuntu abiguteze byakubabaza, uzirinda nawe kubimutega. Niwumva ko wenda nawe ushobora gufatwa wenda uri karara, nawe ushobora gufatwa wenda wagiye gusambana ahandi, ko nawe nuri shyashya, kuva ko video yawe igiye hanze byakubabaza, uzirinda gushyira video z'abandi hanze. Ese wenda uri Yago, wenda wahemukiye Yago nk'uko Yago nyine yabivuze. Ese nawe no situation uri muri murumva uko bimeze guhemuka, icyo gihe uzirinda guhemuka. Nawe Yago nuri shyashya, nawe harabo wagiye uhemukira, hari nabo wagiriye neza, disemo no kuri Sabe. Uretse nako twita ku bibi gusa, uzacunge neza buri kiremwa muntu kita ku bintu bitagenze neza cyane. Ushobora gufata nk'imibare 10 iyo uyiteranya neza, ukayikora neza, uwa mbere wa kabiri kugeza ku 9, ariko uwa 10 wawica bigahita bigira impact kuri ya mibare yindi yose. Rero tukubaka ko nyamuneka twikore evaluation, twiyungurure, twitekerezeho, tumenye ngo ese wa mugani wagwane bimeze bite bino bintu. Rero bizadufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka rero mbashimire mwebwe muto twabanye umunsi ku wundi, mwe twana umunota ku munota. Mugire ibihe byiza cyane. Babwire ko abantu baba bashaka kwifotoza, bashaka ifoto nziza cyane, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari umujene witwa Stephan's Pictures Studio. Uyu nguyu rero yitwa Ngabo Junior, akaba afite iyo company yitwa Stephan's Pictures Studio. Uyu nguyu arafasha abantu kubafotora amafoto meza cyane, ama highlights, abantu bafite ubukwe, ama anniversaire, abantu bafite ama bride shower, ibirori bigiye bitandukanye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahantu hose waba uherereye, waba uri Texas, waba uri Los Angeles, ahantu hose waba uherereye, waba uri New York, hose araza kuhagusanga. Ubwo rero abantu bamugone nawe abakorere ibyo bintu byiza cyane. Reka jyewe se n'umuntu ucumbikiye hano, hanyuma abahoro y'Imana bane namwe, reka dusubire ubutaha.